tubaha ikaze bakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane, tubifurije kugubwa neza mu marere hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi, mukamudukurikira umunsi ku wundi. Tubahaye karibu rero tugiye kuganira muri za nsanganyamatsiko zacu nziza ziba zigamije kwibukiranya, guhugura no kugira inama ku byadufasha kugira ubuzima bwiza, imibereho myiza ndetse n'imibanire myiza n'iterambere muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kuganira, nk'uko mubizi tuba dufite insanganyamatsiko zigiye zitandukanye. Uyu munsi twabazaniye insanganyamatsiko ivuga ku muryango, ku mibanire. Tukaba uyu munsi ho rero tugiye kuganira ku mubano cyangwa se uburyo wabana n'umuntu ugira amahane cyane, cyangwa se umugabo uhorana umujinya. Hanze aha ngaha barahari mu ngo zitandukanye. Ibi ngibi bijya binaniza abagore, ugasanga abagore nyine barahahamutse, ugasanga abagore babayeho bahangayitse, ugasanga umugore ntatuza, ndetse n'umuryango wose muri rusange, ugasanga n'abana. Haracyariho ba bantu mujya mwumva bavuga ngo iyo umupapa atashye ngo abantu bashaka aho bahungira. Abatari bagiye kuryama bagahita bajya kuryama vuba vuba, abandi bagashaka, nimba bataragira na gahunda yo kujya kuryama bakajya ahantu nyine bumva batari buhure n'uwo mupapa. Hanyuma rero umugore we nyine ndarwemeye we aba agomba guhura nawe. Muri uko kubihirwa kose, muri izo nzira za buri munsi acamo, ugasanga nyine biramugoye. Tugiye rero guhugurana, niba waragize amahirwe make, reka tuyite amahirwe make koko, ugakundana n'uyu mugabo ndetse mukanashakana. Nkivuga hano ushobora kwibaza ngo kubera iki se ngo uba warashakanye nawe ngo ibyo bintu by'umujinya cyangwa se by'amahane akabije abikwereka ari uko mugeze mu rugo. Nabwo turaza kugenda tubisobanura uburyo wisanga washakanye n'uyu muntu. Ibibaho cyane. Hari abantu benshi uyu munsi bari mu ngo zirimo abagabo bameze gutyo. Nubwo hari n'abagore, ariko umunsi twateguye ikiganiro kuri aba bagabo, uburyo wamubanira, uburyo wabana nawe kugira ngo urinde ubuzima bwawe kwangirika, kugira ngo urinde umuryango wawe, kugira ngo wowe ubwawe imico ye cyangwa se imyitwarire ye itaza kuba impamvu yo kwangirika k'ubuzima bwawe. Niyo nsanganyamatsiko rero tugiye kuganiraho, ariko ndabinginze abantu mugera hano muri bashyashya mujye musiga mukoze subscribe, kubera yuko nyine ubutaha muzajya mubona ibindi biganiro mu buryo buboroheye, mubone notification mu buryo bworoshye. Nshimira mwese mudukurikira umunsi ku wundi, Imana ijye ikomeza ibahe umugisha. Mwese hamwe mugiye gukurikira kino kiganiro mbifurije umugisha, kandi mujye muhirwa mu byanyu byose. Ikindi nasaba, mujye musharinga zino video kugira ngo zibashe kugera ku bantu batandukanye. Hari igihe wasanga wowe uri kuyireba ugasanga wenda iyi nsanganyamatsiko ntabwo ikureba cyane, cyangwa se ntabwo ufite ikibazo kiri muri iki kiganiro twateguye, ariko ugasanga uyisharinzeho mu by'ukuri yarayikeneye cyane, niwe muntu wari uyikeneye ubana n'icyo kibazo mu buryo wowe wenda utabizi, bikaba rero byamufasha. Nk'uko rero twabivuze muri intro, tugiye kuganira kuri uyu mugabo uhorana umujinya ukabije. Umujinya rero n'amahane twabivuzeho yuko ari umunyamahane akabije, ariko nanone dutandukanye hano umujinya ndetse n'amahane. Hari abantu bagira amahane ariko bakaba ari abantu beza nyine muri rusange, ugasanga ni umugabo ugira amahane by'ako kanya bigahita binarangira. Rero uwo tugiye kuganiraho we afite amahane ariko akaba afite n'umujinya uhoraho. Wa mujinya umeze nk'aho wokamye umuntu. Haba hari impamvu nyinshi rero zatumye amera gutyo, ariko usanga abo bagabo bameze gutyo, usanga bahorana ikintu cy'ikijinya muri bo, ni ibintu biba bimeze nk'aho byabokamye. Uyu rero ntabwo agira umujinya kubera yuko abonye ikintu cy'ako kanya gusa, ahubwo icyo kintu cy'ako kanya abonye gishobora guhita kibyutsa ibindi bintu byose byari bisa nk'ibiryamye gatoya gusa, hanyuma ahasigaye byose bikamutera impamvu yo kubangamira abantu akoresheje uwo mujinya wiwe. Rero uyu mugabo aragora cyane, niyo mpamvu nyine umunsi ku wundi tuzana ibiganiro bitandukanye tuganira mu ngo, twihangane mu ngo, tugire gutya na gutya, tubashe kubasha kuzubaka. Impamvu tuba tubivuga ni uko tuba tubizi neza yuko washakanye n'umuntu ushobora kukugora. Ibi byose turi kuganiraho, wenda ni topic turi kuvugaho, tuba tubizi neza yuko hari abantu babayeho mu ngo zifite ibyo bibazo bitandukanye. Urakura rero uri umukobwa, hanyuma n'umugani uvuga ngo inshakira muruho ntibaza amoko. Igihe kikagera ugakundana n'umusore, ukumva nyine ni wowe uhisemo, umutima wawe umuhisemo. Mu by'ukuri ntabwo akenshi buri urukundo, abantu benshi ntabwo rubanza kureba ngo se uyu muntu ni bwoko ki, uyu muntu avuka he, uyu muntu akomoka he. Muri iki gihe aho abantu basigaye bakundana mu buryo bw'ubwisanzure, cyangwa se habayemo guhitamo uwo wumva ushaka cyangwa se umutima wawe ushaka, bitandukanye na mbere aho imiryango ariyo yarambagizanyaga.
akamenya ati uyu mwana wanjye agomba gushyingirwa muri uriya muryango kuko azahagirira ubuzima bwiza. Icyo gihe ibintu byari bikiri amahoro, ni nayo mpamvu mbese ni naho duheruka ingo zaramaga zikaramba, kubera yuko icyo gihe byabaga ari ibintu by'umuryango. Uyu munsi ugira gutya no kuri telefone ubonye ifoto y'umuntu uri mu kindi gihugu, bikaba ngombwa yuko nyine ngo mwiyumvanamo mugakundana mukageza n'aho mugomba gushyingirana. Niyo mpamvu rero usanga ibibazo bitandukanye byafekita abantu. Na mbere icyo gihe nyine hakibaho kurambagizanya, washoboraga gushaka ugasanga nyine umuntu ni umunyamahane, ariko nanone kubera yuko ari ibintu bya famiye, hakabaho gutinya, akaba hari aho atarenga, hakaba hari abamucyaha bizi neza ko bahari, akaba azi yuko kubangama kwe hari aho kutagomba kurenga. Bitandukanye rero n'uyu munsi, aho umuntu ashobora kukwihererana akagukorera ibintu byose ashaka kubera uwo ari we, kubera uko iwanyu bamufata, ukaba nta n'umuntu ufite wanatakira. Hari abagore nzi aka kanya abaye mu rugo abangamirwa, aremerewe, afite umugabo w'igisirane, mumbabarire kuvuga gutyo, ariko igisirane si n'igitutsi by the way. Igisirane ni umujinya nyine w'umuranduranzuzi, ariko mu rurimi rw'igiswahili, I think so. Noneho uyu mugabo akakubangamira, akakubabaza, akakuremerera, ukagenda ugahinduka igishushungwa, ariko utagira umuntu ubibwira. Akenshi rero abangaba ukuntu bica nabi, ashobora kugera hanze agaseka n'abantu, ukaba nyine utabona uko wisobanura, ndebye ko ariko navuga. Ugasanga ni umugabo w'umukire, ugera muri famiye zanyu rwose agaseka akerekana inyinya, ugasanga ibintu ni sawa. Ariko wowe mu rugo waraboze. Tugiye rero kuganira ni gute ugomba kumubanira kugira ngo ubuzima bwawe nawe bukomeze n'ubuzima bw'umuryango bukomeze. Mbere yuko wenda tudetaya ibintu 10 twateguye bizagufasha kubana n'uyu muntu w'umunyamujinya cyane mu rugo, reka mbanze nkubwire ko icyambere ugomba kubanza kumenya ni ukumenya ngo uyu muntu imyitwarire ye ikomoka kuki. Ese nyine yabitewe n'iki? Kuko abantu babiterwa n'impamvu zigiye zitandukanye. Uko yavutse, uko yarezwe, uko yakuze, ibyo yahuye nabyo mu buzima. Ibi ngibi rero, aho kugira ngo mbere na mbere wihutire kuvuga ngo uyu muntu ngo njyewe ngo kubera yuko ngo ndi umugore we ngo ngomba kumuhindura cyangwa se kumushyiraho amategeko yo kugihinduka kugira ngo abe mwiza uko mbyifuza, ugomba kubanza gukora urugendo rwo kumenya ni ayahe mateka uyu mugabo wanjye yanyuzemo kugera aho ahinduka gutya nk'igisimba. Bizagufasha kuba wanamuhindura bitewe n'ibyabimuteye. Nusanga ariko yavutse, nshuti yanjye, umenye yuko aha ngaha ari ibintu bikomeye cyane bitoroshye. Nanone mbere yuko nkomeza, ikindi nakubwira kuri aba banyamujinya, bafitemo n'ubumuntu bwiza. Ari nayo mpamvu aka kanya wisanze uri umugore we. Yakweretse ishusho zitandukanye, cyane cyane akwereka ishusho y'ubwiza kugira ngo abashe kukureshya cyangwa se abashe kugushyira mu rugo. Iyindi mpamvu, hari igihe wasanga byarabayeho kubw'imiryango, cyangwa izindi mpamvu zitandukanye wenda nk'uko turi bugende tubiganiraho. Rero uyu muntu nawe agira uburenganzira bwo gukundwa kandi akanashyingirwa. Niba rero wisanze uri umugore w'uyu muntu, ni igihe cyo kumubanira gutya, kubera yuko ahanini usanga abagore benshi babipfiramo, ukababara, ukarwara umutima, ukarwara stroke, ukarwara agahinda gakabije, ugata umutwe, ukaba nk'iwazanga nk'izizenge ukazizengera kubera agahinda ufite utazi ukuri bukerekane. Umuntu ashobora kukwica urubozo akoresheje uburyo akubanira nabi kandi bidasiga ibimenyetso. Ubuse wakifata ukajya iwanyu ngo mama ngo uriya mugabo ngo ahora yandakariye, ngo uriya mugabo nta makeye, nabyo wumva ubuze aho ubihera. Ngo uriya mugabo ngo agira umujinya cyane. Hari ibintu nyine abandi bantu batabibamo batapfa kwandastandinga. Ibyo rero ugasanga abagore benshi bibaheza mu ngo,
akareba akavuga ati uru rugo narubyayemo, uru rugo wenda abana banjye bazagiriramo ubuzima bwiza. Mbese ni impamvu nyinshi zitandukanye, kandi noneho ikintu cy'akarusho gihari ni uko usanga baba mujinya benshi baba ari abagabo b'abakire nyine bafite amafaranga. Ugasanga rero umugore nayo ibaye impamvu yo kuvuga ati ahangaha wenda niho umuntu yabonera ubuzima buteye imbere, ariko ugasanga umutima we warashize, warahashiriye, aratukwa ibitutsi bibi, arabwirwa amagambo mabi amukomeretsa. Ariyo mpamvu rero tugiye kukubwira imyitwarire uzagira imbere y'uwo muntu kugira ngo ibyo bikomere byawe bigabanyuke cyangwa se ntibizigere byongera no kukugiraho ingaruka. Reka rero dutangire n'ikintu cya mbere mu bintu 10 twateguye. Ikintu cya mbere ugomba gukora iyo ubana n'uyu mugabo ugira amahane gutya cyangwa se ugira umujinya ukabije, wirinda kumuhatira kuvuga igihe ubona acecetse. Abadamu kubera nyine twigira kamere yo kwisanzura, ugasanga urashaka ko umuntu muganira, muvuga, ukumva nyine nibyo bigushimishije, akaguha umwanya nawe ukavuga mukaganira. Uyu munyamujinya rero niba umufite mu rugo, ndagira ngo nkubwire ngo niba ubona we yacecetse, n'igihe aba yacecetse ubona ari no guhekenya n'amenyo, ubona yakunje n'isura, wimuhatira kuvuga. Muvugisha ijambo rimwe, muvugishe abiri, nubona adashaka kuvuga mwihorere pe. Kandi mu kumwihorera kwawe ntujye kwigunga, mbese ntiwumve yuko isi irangiye kubera ko atari kukuvugisha, kubera ko aba ngaba bameze nk'abahanzweho na shitani. Ni ukuvuga ngo hari igihe cyane cyane aba yumva nyine kuba bimeze gutyo, uri kumuvugisha akakwihorera cyangwa se akumva adashaka kuvugana nawe, aribwo yumva bimuhaye kumva ameze neza, nyine aryohewe. Hanyuma wowe ukajya kwicwa n'agahinda mu gihe ntabwo ari bubihe agaciro. Oya, warira, kwigunga, wagira gute, ntabwo ari bubihe agaciro mu by'ukuri. Ikintu rero cyose kizatuma umuntu atuma ubuzima bwawe bujya mu kaga, ndakwinginze uzakirinde, kuko buriya mu buzima umuntu niwe uha agaciro, umuntu niwe uha ibyishimo, umuntu niwe umenya ikintu cyamufasha kuri we kugira ngo akomeze ubuzima. Nta wundi muntu ufite ubuzima bwawe mu biganza bye usibye Imana ndetse nawe ubwawe. Ikintu cya kabiri rero, iyo ubana n'uyu mugabo wa mujinya, wirinda kwihutira kumuhatira ko agomba guhinduka mwiza. Ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri nawe aba abizi neza yuko afite ikibazo cy'uko nyine atameze neza, cyangwa se ibyo bintu aba abizi. Nubwo kenshi bigira nk'aho baba batabizi ariko baba babizi. Rero igihe cyose ushatse kugira ngo umuhindure, abifata nk'aho ushatse nyine kumusuzugura, akabifata nk'aho wabashije kuvumbura intege nke ze. Ibi ngibi rero bigatuma noneho ashyiramo imbaraga mu kugukarira, ibi ngibi rero bikarushaho kuba byagukomeretsa. Icyo rero wakora nacyo turaza kugenda tukivuga kugira ngo nyine abashe kugenda ahinduka, ariko wibigira nk'aho ugiye kumuhindura mwiza, wishaka kumwumvisha ko ari umuntu nyine mubi cyane agomba guhinduka, akava mu bintu bibi, akava mu kuba umuntu mubi akaza kuba mwiza, ngo ubikore mu buryo bwihuse. Hari uburyo turaza kugenda tubivugaho. Hanyuma rero icya kabiri nyine nk'uko twabiteguye cyangwa se uko ubushakashatsi bwabigaragaje, wirinda kumuhatira guhinduka mwiza mu buryo bwihuse. Ikintu cya gatatu rero kizagufasha kubana n'uyu muntu w'umunyamujinya, ni uko igihe uzajya ubona yabyimbye ugomba kumujya kure, ukamwihorera, ukamuha umwanya we. Iyo umugiye hafi hari igihe nyine birangira uhuye na bya bibazo, kuko ni urugero, ushobora kumujya hafi witeze ko hari neza ari bukuzanire, ugasanga nyine akuzaniye inabi. Ushobora kumwegera ubona yatumbye, ugatangira kumubwira ngo ariko ngo wababajwe n'iki, ngo byagenze gute, ugasanga bikubereye ibibazo. Kubera ko nyine nk'uko twabivuze, umujinya aba afite ubwawe, ibintu umukoresha biba ari bibi cyane. Icyiza rero iyo umubonye ari muri iyo modu yo kuba reka mbyite kubyimba nyine, kuko usanga aba yarakaye ku gipimo cyo hejuru, icyo gihe uko ubigenza rero,
uramuhunga ukamuha time kandi ukagenda ugakomeza gahunda zawe ukimerera neza ugashaka ibindi bintu bigufasha niba ari ako gafilmu ukagenda ukakareba mbese wowe ikintu cya mbere ugomba kurwana nacyo ni ukurwana no kumva ko ubuzima bwawe ari wowe murokozi wabwo cyangwa se ari wowe ugomba kubuha umurongo mwiza na modu nziza kubera yuko uwo nguwo ntabwo bishobora gukunda. Iyo ubashije kubishobora rero ubana nawe neza kuko nk'iyi time iyo umuhaye time, iyo umuhaye umwanya ukamwihorera ukirinda kumwegera igihe nyine afite icyo kintu cyamubyimbiyemo cyangwa se wa mujinya we wamubyimbiyemo, we wenyine arigarura arareba kuko ntabwo ahora mu kato ahubwo aravuga ati reka ngende noneho nigize umwana mwiza nereke umuntu yuko nta kibazo dufitanye, araza we wenyine akigarura. Ariko iyo ushatse kugenda umwegera kubera yuko afite ubwoba bw'ukuri kubona izo ntege nke z'uko yabyimbye, ushobora kubihutarizwamo rwose ndakubwiza ukuri. Hanyuma ku kintu cya kane barakubwira ngo wituma imiterere y'uwo muntu yangiza ubuzima bwawe. Umuntu igihe kinini akimara arakaye, igihe kinini akimara afite umujinya, igihe kinini akimara nyine yatumbye yakunje isura ameze nk'umuntu nyine uri mu isi y'umubabaro. Kandi ikibi nyine nk'uko twabibonye cy'abantu, iyo ushaka kumwegera nyine nk'uko twabivuze ko umujinya uba waramwokamye, wowe nta kindi ukurayo usibye agahinda no kubabara. Rero wituma imiterere ye yangiza ubuzima bwawe. Ishime, seka, umva yuko nyine ubuzima bukomeza, mu bundi buzima ugomba gukomeza ubuzima. Ganira n'abandi bantu batandukanye mudafitanye ikibazo, mwishime, museke, munezerwe. Ita ku bana bawe uganire nabo, ubateteshe, muganire, museke, mujye muri story, mukine, murebane ibintu nyine. Ni ukuvuga ngo ba bana bawe by'umwihariko wa munezero wa famiye yose badahura nawe uwufate wose uwugire dubure, wowe n'abana bawe mujye mububanamo. Ni ukuri use nkaho iby'uwo nguwo usa nkaho ubyirengagije, ko nutabyirengagiza ni ukuri uzahababarira. Kandi iyo umwihoreye ntabone yuko umeze nk'umuntu nyine uri kumuhatiriza, uri kumugendaho wavumbuye inenge cyangwa se wazibonye, ibi ngibi bimufasha gukira no kuba yahinduka mwiza niba utari unabizi, kuko ubwe ari judging kurusha uko yagira ubwoba ko undi muntu ari kumujudginga. Sizimba ahantu muri kuhumva, we ari judging akavuga ngo akabona nyine ibyo ari kwikora kuri mwebwe nta kintu mwebwe bibabwiye, ntacyo biri bubangizeho. Ibanga rindi rero nakubwira ni uko umujinya we uba mwinshi cyangwa se ugakura cyane ukaba na grave iyo ari kubona ko abo awereka ubagiraho ingaruka. Atangira kumva ko ari bwo buzima agomba kubamo, atangira kumva ko ari bwo muzahora mumutinya cyangwa se nyine we ikintu aba ashaka kurwana nacyo ni ugusibanganya ibimenyetso bigaragaza ko ari umunyamujinya, akoresheje nanone nyine kuwuzamura cyane kugira ngo amere nk'ubatera ubwoba. Ahantu muhumve neza. Hanyuma rero ikintu cya gatanu bakakubwira ko ukwiriye kwirinda kwishinza amakosa igihe cyose uzi neza ko nta kosa wigeze umukorera, kuko abangaba nyine umujinya wabo aba ari wa wundi nyine w'umuranzi, nimba navuga baba bawubisinzika. Ashobora guhura n'umuntu mu gitondo wenda n'urugero cyangwa se isaha runaka wundi utari nawe, bikaba ngombwa yuko yongera akazamura bya bisirani byose afite, hanyuma akaba ariyo shusho akwereka. Numubona rero ameze gutyo, iyo muda ayifite, ukaba ubona ko nyine yabyimbye yarakaye, urabona ko nta n'ikintu cyiza ari bukubwire igihe cyose umubaye hafi. Irinde guhangayika ngo wishinze amakosa, irinde kumva nyine umutima wawe wagiye kure wibaza nimba ari wowe nyirabayazana w'uburakari afite cyangwa se uwo mujinya yagize, kubera yuko nyine aba ntabwo nyine umujinya bafite ari uwako kanya. Igihe cyose rero uzi ko atari wowe nyirabayazana w'uwo mujinya, igihe cyose ugomba gutuza kandi ukirinda kwijudginga cyangwa se wowe ubwawe kujyana umutima wawe mu bitekerezo bitandukanye ngo se ngo byatewe n'iki, ngo nakoze iki, ngo be normal.
wumve nyine usanzwe wibere mu bindi bintu byawe bindi bikureba, mu zindi activity zawe, mu bindi bintu ukora, hanyuma we umwihorere. Ibi ngibi nabyo bizagufasha cyane. Hanyuma rero ikintu cya gatandatu, niba muri kuganira, kuko igihe cyose ntabwo bihora gutyo, hari amasaha agera nubwo aba ariyo make mukaba mwaganira, wenda bitari na byiza cyane, bitanashimishije cyane, ariko uyu nguyu kubera ko arahindagurika bya buri kanya. Hari ukuntu rero mushobora kuba muri kuganira, ukamubwira nk'ikintu cyiza, wamubwira nk'ikintu cyiza ukabona nyine aracecetse, ntashaka no kugusubiza. Ndakwinginze, wimuhatira kugusubiza, wivuga byinshi byo kugira ngo nyine mukomeze muganire witeze yuko kubera ko wari uvuze ibintu byiza ubu ngubu ameze neza. Mwihorere, tuza, hanyuma utegereze we icyo ari bugarure cyangwa se we ari buhitemo gukora, bizagufasha. Ikintu cya karindwi ugomba gukora ni ukwirinda kumurakarira bya hato na hato. Uko ubona nyine yijimye cyangwa se yadimbye cyangwa se yarakaye cyangwa se ari kugaragaza uwo mujinya we, ngo nawe nyine ugaragaza umujinya cyangwa se wumve wihebye, wirakaze, wumve nta nubwo ari ukwirakaza uburakaye biri seriye, ariko ndakubwiye ngo byirinde, kubera yuko ibi ngibi bizakwangiriza ubuzima. Niho hantu usanga nyine utumutwe, ugasanga urabihiwe cyane, kandi mu by'ukuri ushobora kumwihorera ukiha amahoro ugatuza. Ibi ngibi ariko nanone tukibivuga gutya, ni mu gihe nyine amahitamo yawe akubwira yuko ugomba kuguma muri urwo rugo. Mu bundi buryo, wenda mu zindi mpamvu zigutera kuguma muri uwo muryango, kugumana n'uwo muntu nyine w'umunyamujinya, niba warahisemo gukomeza kubana nawe, rero mubanire muri ubu buryo igihe cyose wabyemeye yuko ugomba kuba uri kumwe nawe. Hanyuma rero wirinde kurakara, wirinde kwigunga, nk'uko twatangiye tunabivuga. Wirinde nyine uburakari, kuko uburakari buzakwangiriza umutima, bukwangiriza amarangamutima, bukwangirize ejo hazaza, bukwangirize n'ubuzima muri rusange. Hanyuma ikindi cya cyenda rero ugomba gukora ni ukwirinda kumuhima, gukora ibintu bisa nkaho umuhima, kumwereka yuko ugiye guhangana nawe. Ni ukuvuga ngo uyu muntu akeneye nuko umubera mwiza, umubera imfura. Si ibyo nigisha, kuko abanyamujinya benshi nzi usanga bafite abagore b'imfura cyane. Ni ukuri, reka n'abashimire mwa bagore mwe, akenshi usanga ari beza, yaba ku mubiri, yaba ku mutima, yaba mu mico no mu myifatire. Nyine kenshi na kenshi usanga aribo bakunda kurigendesha, bagahura n'abagabo bababaza, abagabo nyine badasobanutse, ugasanga nyine bishe indoto zabo, cyangwa se ugasanga nyine batumye badafiringa neza nk'uko babyifuzaga. Ariko icyo nababwira ni uko mu buzima bwose hanze aha ngaha, iyo umuntu adahuye n'iki ahura na kiriya. Ushobora kudahura n'umugabo w'umunyamahane nk'uko, cyangwa se w'umunyamujinya nk'uko, ugahura n'umugabo umva usambana 24/7, ugasanga uyu mugabo wamufashe. Muribuka ko hari ikiganiro twigeze gukora, hari umuvandimwe nyine wari watanze igitekerezo ashaka kugisha inama ku Murimbo TV, nyine n'abakunzi b'Umurimbo TV. Hashize igihe yari afite nyine umugabo usambana, ugasanga rwose yakoze uko ashoboye kose, ntako atagize, ameze neza mu buriri, nta defo. Yamubajije defo zose amubonaho, amubwira ko nta n'imwe, ariko umva yatirimukaga gatoya gusa akamufata yasambanye, akamubabarira, akongera akamufata akamubabarira. Nyine biragenda bimutera nawe igikomere kimeze gutyo, birangira nyine atakarije icyizere umugabo we, kubera yuko nyine urumva hari ukuntu umuntu ashobora gucikwa, ariko nanone iyo bibaye ibya kenshi biba byarabaye nk'amahitamo, cyangwa se ari ingeso nyine wahaye intebe, sibyo? Rero nibyo ndi kuvuga, ushobora kuba uyu munsi we wumva ko wikoreye umuzigo uyu nguyu aka kanya, hakaba ari uwikoreye uwo muzigo w'umugabo w'umusambanyi ruharwa, kubera yuko uyu nguyu azamuzanira indwara, azamuteza imivumo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bituruka mu kuba umugabo we nyine ari imfizi y'igihugu. Rero uyu mugabo nawe akenewe kwitabwaho, kuko iyo ushatse kumwereka ko umuhima bitewe n'imyitwarire ye cyangwa se n'imico ye, ndakumenyesha yuko we arabibona,
yamara kubibona akaba yakwangiriza ubuzima bitewe n'iki? Bitewe n'uko buriya aba yamaze kubona ko wamuvumbuye nyine intege nke ze, kandi nimba ari ikintu kibi kibaho, aba bantu nyine bazirana n'umuntu uvumbura intege zabo nkeya, cyane cyane muri ibi ngibi byerekeranye n'iki, n'uwo mujinya ukabije. Hanyuma rero ikindi kintu cya 10 kizafasha uyu mugabo cyangwa se kizagufasha nawe kugira ngo mugirane urugo rwiza cyangwa se mugirane imibanire, ni uko uzirinda kumubaho indyarya. Hari nk'abantu usanga bigira indyarya akavuga ati njyewe ndashaka kumwereka ko nta kibazo, nihangana ariko nanamwereke ko nta kibazo, njye mujya imbere nseke, ibintu byose muganirize neza, nubwo yaba yarakaye nantuka nseke, nambwira nabi nyine nishime, mwereke ko nta kibazo. Ibi ngibi nibyo bizagira gute, bishobora kumuhindura cyangwa se bigatuma abaho nyine tubanye neza. No. Iri kosa ntuzarikore, kubera ko ibi bishobora kuba impamvu yo kwangirika k'ubuzima bwawe. Nk'uko natangiye mbibabwira, uyu muntu ndagira ngo nkumenyeshe yuko ababizi, nawe aba azi neza idefo ze cyangwa se inenge ze, ababizi ko ibyo bintu abifite. Iyo ushatse rero kumwigiraho gutyo ngo wihanganye, hanze aha ngaha hari abagore nyine bashoboye, usanga nyine mva ngira ngo no mu muriro yahakandagira. Hanyuma rero iyo uri kubikora gutyo, akubonamo uburyarya bwawe butahura hakiri kare, kuko ababizi nawe ubwe ko atari mwiza, sibyo? Ababizi pe cyane, bikaba byatuma rero agutakariza icyizere, akabasha no kumva yuko hari ikindi kintu umukurikiyeho kitari imibanire myiza cyangwa kitari urukundo, kuko nyine ntago yibaza uburyo ibyo bintu nyine ushobora kubyihanganira cyangwa se ushobora kubona ko nta kibazo afite, kandi we ubwe abizi neza ko icyo kibazo gihari. Ugomba rero kwirinda ukabaransinga nyine ubuzima busanzwe buri normal cyangwa se buri normal. Niba ubabaye ukababara, nyine icyo ugomba gukora ni ukwirinda guheranwa n'agahinda, ariko ntabwo azaza ngo akubwire nabi agutuke hanyuma nurangiza umusekere. Icyo ugomba gukora ni ukujya kure kugira ngo wirinde yuko ukomeza kwakira iyo nabi imuturukaho. Ikindi ugomba kwitaho cyane ni uko ugomba kuba intwari y'urubyaro rwawe niba mwarabonye abana. Aba bana bawe usanga hari abanyamujinya b'abana beza, agira time nyine akabivamo, akabasha no kuba yabafata akabasohokana akabajyana kubatemberana, mwaba muri no mu nzira akaba yanabatuka, cyangwa se mwaba mwageze aho musohokera akaba yanabatuka, mwanareba n'abakabatayo. Hari umugabo nzi yagize gutya, agura imodoka nyine muri iyo mibereho ye, arangije ashyiramo umugore n'abana n'uwundi mushuti w'uwo mugore we, nyine baragenda, bari kugenda nyine mu muhanda, sinzi akantu gato kabaye, arangije ahita ahagarara araparika ati musohoke. Kandi ubwo bari bagiye mu bukwe sha, musohoke munsohokere mu modoka mugende mujye gutega moto. Asohoramo umugore, asohoramo n'abana ndetse n'uwo mushuti we, baragenda bajya gutega moto. Iyo nshuti ye niwe iyo yaje arabimbwira ati mbega umugabo mana mwakabyara. Nuko gusa icyiza cy'uwo mugore we yari yaramumetirije kugeza naho yindi ibyo bintu yabimukoreraga bikamurenga, akanaseka akavuga ati uyu nguyu niba ari umugabo niba ari umusazi ntago mbizi nanjye ubwanjye. Rero mushobora no kugira gutya nyine akabatungura isaha ku munota, ushobora kumukoma gutya gatoya gusa ugasanga wa mujinya wose uje ari nk'igitero cy'umujinya yarakaye kuva gifite imyaka 5. Hanyuma rero bikaba byaguhutaza, ariko icyo hano ngomba kukubwira ni uko ugomba kwirinda ibyo ngibyo, ahubwo niba uri umugore w'intwari, uri wa mugore uzi gushaka amafaranga cyangwa se ubasha nyine kwenjoyinga amafaranga yiwe, ahubwo bene nk'uyu iyo afite amafaranga, icyo gukora ugomba gukora ni ukuyishimamo, akakubera nk'igitambo cyako gahinda gutera. Ugafata abana bawe ukabasohokana mukagenda mukajya ahantu heza, mukajya ku mazi mukishima. Ikindi kintu nari nibagiye kubabwira ni uko uyu munyamujinya gucommunicatinga nawe, iyo udafite uburyo ugomba kumubwira ibintu byinshi ufite kumubwira, kubera ibihe arimo nyine byo
by'umujinya ukoresha inyandiko, afite telefoni, ibintu ushaka kumubwira, kubera ko twavuze mbere yuko iyo umwegereye ukabona nyine ntabwo ari muri mudo yo kuvuga, uramwihorera, kandi mu by'ukuri ufite ibyo ugomba kuvuga. Iyo umwihoreye rero ikintu ukora, uhita ufata nimba ari telefone ukamwandikira, nimba ari niyo leta ubishoboye ukaba wamwandikira ku gapapuro ukagenda ukagashyira aho ngaho, then akaza kugasoma akabona ibyo washakaga kumubwira, kugira ngo wirinde nyine kuza kugira ibibazo. Ahangaha rero ni inzira nziza, kubera yuko hari igihe bireba gutya bikamwigisha, bigatuma abitekereza, akavuga ati ni gute umugore wanjye aho kugira ngo aze ngo tuvugane atangiye kujya mpa message, ese ni ikihe kibazo? Bikaba byatuma afata urugendo rwo kuza kukubwira ati nihe mpamvu ituma utaza ngo unganirize umbwire ibintu ibi n'ibi. Noneho icyo gihe akubajije ikibazo, nawe nyine uba ubonye umwanya mwiza wo kumubwira imbogamizi ubona, ukamubwira uti mbona njyewe utameze neza, mbona utanyishimiye, nkanga kukubangamira, nkavuga reka nguhe umwanya. Aho nibwo buryo bwiza bwo gufasha cyangwa se bwo kubana n'uyu munyamujinya. Agatangira kwisaza, yatangira kwisaza nanone ukahita wongera ugahita umuhunga, agahita abona ko bya bintu biri seriye koko, akabona ko nyine ibyo arimo kwigira ntaho bizigera bimugeza. Ikindi muri kwa kugerageza kumubanira neza, nari ndi kuvuga ko ushobora gufata abana bawe mugasohokana, ukabajyana ahantu heza, bakarya, mugakina, ukabajyana mu mikino itandukanye, kugira ngo ejo n'ejo bundi aba bana nabo ibibazo bya papa wabo cyangwa se imiterere ya papa wabo itazabagiraho ingaruka, cyangwa se ugasanga bakuze babona ko mu rugo iwabo hari ikibazo. Ugomba kubikora ibyo nk'uko turi kubiganiraho, yego, ugomba kubikora uburyo bwo gushimisha abana bawe no kwishima ubwawe, ariko mu buryo bwo kumubanira neza. Ugomba kubikora utarimo guhimana. Ikindi kandi ugomba kubikora wamusabye uburenganzira, wamusabye uruhushya, ukamubanira neza, ukamubwira uti ndashaka gusohoka. Rimwe na rimwe hari igihe ababwira ati twajyana, nta kibazo, aho ngaho ubwo biba bibaye byiza. Nubwo wenda mushobora kugira gutya akaba yagusarana ahantu runaka n'iki, ariko ubwo uwo ni kuri wa wundi biba byararenze. Iyo muri kuri icyo gipimo cy'uko yababwira ati twajyana, nabyo ibi ngibi biba ari byiza, kuko mushobora kugerayo abana barimo gukina, bari muri iyo mikino y'abana itandukanye cyangwa iyo myicungo, nawe ukaboneraho umwanya mwiza wo kuganira nawe, ukamubwira uti nimba hari ibintu byiza binryohera ni ukuba ndi kumwe nawe twishimye. Mukagatangira kukubaza iyo tutishimye se biba bimeze gute, si mwebwe se mubitera? Agatangira kugushyiraho ayo makosa, ukamubwira uti oya, ntabwo ari twe tubitera, ahubwo nyine muri make ikibazo wenda bizagenda. Ugatangira nyine kumuganiriza, umwereka yuko harimo ikibazo, kandi nanone atari nawe cyaturutseho. Cyane cyane nk'iyo wabashije kumenya amateka ye, byo bigufasha kurushaho. Hari igihe aba ari umuntu, hano mu gihugu cyacu habayemo ibintu bigiye bitandukanye, noneho bigizeho jenoside yakorewe abatutsi 1994, biba akarusho, bagahomera munwa. Hari igihe ushobora gusanga ari iyo mpamvu yakomotse kuba ameze gutya. Hari igihe usanga yaravukiye mu muryango umeze gutya, rimwe na rimwe nyine ufite ibyo bintu ibi ngibi byose iyo umaze kumenya rero, umenya uruhande umuganirizamo. Kuko nimba ari uyu nguyu wabaye gutya kubera ubupfubyi, hari uburyo umutwara, ndagikumenyesha ko uyu nguyu we biranashira. Iyo afite ikintu cyabimuteye, cyane cyane nk'ibikomere yahuye nabyo, kuko nabyo birahari. Iyo afite uburyo iwabo bamureze bamubabaza, nka kwa kundi nyine uvuga, nka kwa kundi twese tumenyereye yuko mama w'umwana apfa agakura mu biganza bya mukase, akamutobanga ariko koko kugeza igihe umutima we ucuramiye. Ibi nabyo bishobora kuvurwa bigakira pe. Hanyuma hakaba nanone n'imiterere y'umuntu, usanga ariko yavutse bitewe n'ababyeyi yavutseho, bitewe nyine na kamere yazamukiyemo. Ibi ngibi ugasanga ni ibibazo, ariko nanone ntabwo nabyo biciraho. Iyo ari abantu b'abasirimu bize, bandastandinga ibintu,
ushobora kumufasha kumuhuza n'abaterapisite cyangwa se aba bafashamyumvire babigize umwuga. Hano mu Rwanda basigaye bahari, niba mutari mu Rwanda muri mu mahanga, ibi nabyo nyine bikaba byiza kurushaho, kubera ko mu mahanga ho baba bahari kandi cyane cyane mu bihugu by'abazungu. Ibi nabyo bikaba byaba uburyo bwo kumufasha kugira ngo uyu munsi niba muri guca muri ubu buzima, ejo muzabe muri mu bundi buzima bushyashya, bitewe n'uko nawe yahindutse akaba mu buzima busanzwe nk'abandi. Ikindi rero nababwire bakunzi beza, ni uko udagomba gukora ikosa na rimwe ryo gutinya uno muntu, kumuhabuka nyine wumve ngo aguteye ubwoba. Icyo ugomba kumenya ni uko aba bantu nibo banyantege ba mbere na mbere babaho. Buriya ashobora gukora biriya bintu wowe ukagira ngo ni umuntu uteye ubwoba, ni umuntu urenze, baba ari abanyantege nke cyane. Ni nayo mpamvu usanga nyine bitwara kuriya, kugira ngo babashe ubwabo kwirwanaho, kubera ko nta zindi mbaraga baba bafite za kigabo. Akenshi n'ikintu uzamenya ni uko benshi mu bakora ibi ngibi baba ari abanyamafuti menshi cyane, bashaka kugira ngo badefande cyangwa se barengere uburyo nyine ya mafuti yabo agaragarira abandi bantu, bagasa nkaho nyine barimo gukavaringa ayo makosa yabo cyangwa se ayo mafuti yabo. Ugasanga rero bakoresheje uburyo bw'umujinya ndengakamere, usanga hariho abantu b'abanyamakosa menshi cyane, ibyaha byinshi cyane. Ugasanga urugero murabizi neza yuko nk'umugabo iyo agiye nko gusambana, wenda n'urugero ukaba wamufata, ikintu ni gake cyane adashobora kugukubita nubwo atarasanzwe akagukubita. Kubera iki? Kugira ngo nyine aragira ngo ase nk'udefanda cyangwa se nk'usiba cya gikosa kiremereye aba yabashije kugukorera. Rero ntabwo ari abanyambaraga nk'uko nabibabwiraga. Umugabo w'umusirimu, umugabo w'umunyabwenge, umugabo w'umuhanga, umugabo w'intwari, umugabo uhagaze kigabo utagira ubwoba muri we, usanga ari umugabo mwiza perfectly. Usanga ari wa wundi ibintu bye byose bibe biri kuri gahunda, akunda abandi, aha agaciro abandi, yubaha abandi, abatwara neza, acunganwa n'imibereho yabo myiza, ndetse yubaha n'amarangamutima yabo ko atagomba kuyahutaza. Naho aba bamujinya rero uzarebe neza nk'uko twabivuze, haba hari impamvu nyinshi zatumye yisanga muri iyi situwasiyo, ariko nanone ahanini usanga baba banabiterwa n'amakosa yabo. Ntuzamutinye rero, ntazagutera ubwoba, kuko inyuma yabyo nta kindi kintu kiba gihari, kereka iyo ari wa wundi gusa ugira urujinya akaba yagukubita nk'ikintu akaba arakwishe, ariko nakwica nawe bazamujyana muri gereza. Gusa ibyo ntuzabitegereze, kuko buriya nta gisimbura ubuzima bw'umuntu. Uyu mugabo icyo nakubwira, nagutuka ntukamusubize, nashaka kukurwanya Imana ijya ibyoroshya, basi yaru afite uwo mujinya akaba nanarwana, byo biba ari bibi cyane cyane cyane. Nakubwira ngo iyo bigezaho uyu mugabo ugira umujinya gutya akaba yanarwana, ngusabye ko uyu nguyu utagomba kumwihanganira. Icyo nicyo kintu nakubwira, ugomba kwiruka ugahunga. Ntabwo ubuzima bwawe bushingiye muri urwo rugo, kubera yuko uyu urwana ejo azagukubita ikintu uba urapfuye, icyo witaga ubuzima noneho gihinduka ubusa. Hari uwundi urakara rwose akaza akagera akabyimba ibyo akora byose akabikora, uwo nguwo uramwihorera, ugashobora no kuba wakora muri ubu buryo bwo kubana nabo. Ariko umuntu ni umunyamujinya, ni umunyamahane, ni umugome, akongeraho no kugukubita, warangiza ukavuga ngo ugiye kuresista, ngo ugiye kwihangana ugume muri urwo rugo ukomeze ubuzima. Nta buzima buba buhari. Reka rero ngere ku musozo w'iki kiganiro, nanabashimire cyane mwese muzagikurikira, kandi nanihanganishe cyane cyane mbikuye ku mutima abadamu baba mu ngo zimeze uku nguku. Ariko nanone ngira ngo mbabwire yuko turi kumwe, n'ubundi turacyazana izindi ngingo zitandukanye zose zishobora kugufasha. Ariko ugize icyo wumva wifuza, cyangwa se wumva ko twakijyaho inama, cyangwa se hari uri mwe mu babana n'ibyo bintu, ariko ukaba ubona hari imbogamizi cyangwa se hari inama wakenera, watwandikira muri komanteri, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri
za nomero zacu ziba ziriho hano ku biganiro byose ziba ziriho rwose, nomero 0782 42 57. Ikindi nanone uramutse ushaka abo baterapisite rero cyangwa abo bafashamyumvire nanone bashobora kugufasha nyine, icyo gihe wanatubaza nta kibazo, natwe tukabafasha kubarangira cyangwa se kubahuza n'abo banyamwuga babikora muri ubwo buryo bwabafasha. Ubundi ahasigaye reka nsoze dukumburane mu bindi biganiro. Imana ikomeze ibarinde. Bye bye.